Mwongeye kwirirwa neza. Iyi ni Dam Show TV Unity Vision Technology. Ese mashine yawe kiriseri yawe yaba idakora, ukabona kiriseri yahagaze, wakanda kuri touchpad ukabona nta kintu kiri guhinduka, ese wabigenza ute kugira ngo ifunguke? Buno buryo ngiye kukwereka nubwa za mashine zimwe na zimwe iyo ngiye kukwerekeraho bayita positivo. Twatangiye mbereke kuntu mwabigenza. Kanda subscribe, like, share. Ikibazo cyose wajya ugira wajya utanga comment, twakibona tutarakivuzeho tukabasha kukibabwira undi munsi ikindi gihe, bikajya bigufasha gusevinga bimwe na bimwe. Mbere na mbere reba mashine yacu ngiyi, urabona ko hano rwose ukanda kuri touchpad kiriseri urayibona muri screen, ntabwo iri guhinduka, nta kintu wakora pe. Urabona rwose kiriseri ntabwo ibuja. Noneho ni akantu koroshye rwose kugakuramo. Hari igihe bishobora kuba byabayeho utazi ukuntu byagenze cyangwa wabikozeho utabishaka, ariko ni ibintu byoroshye kano kantu kugakuramo, kiriseri yawe ikaguma ikagenda utiriwe wigora ujya ahandi kubibaza. Mbere na mbere ureba keyboard yawe ahantu handitse FN ugakanda, na handi ujya ureba hejuru akantu kameze nk'agatoki, ni kuri F1 kari kuri mashine ya positivo. Weho uramutse utari kukabona wakanda FN ukareba muri za F, ukareba ko ukagerageza muri za F zose ukareba nimba nakatuma kiriseri yawe ikira. Urugero nka HP Pro o Elite, ari ubundi buryo wakupura kiriseri yawe tuzavuga muri video zizakurikiraho. Rero buno buryo bwacu bwo ni FN plus F1 kuri positive. Indi option ya kabiri haba hariho karanyine kuri F1, haba hariho akantu kameze nk'agatoki, ari byo bivuze nyine karafunga kagafungura kiriseri. Urabona rwose wabikoresha. Murakoze, mugire ibihe byiza. See you soon. Niwe wagiye gukanda subscribe.